Nshuti za Haleluya Amina TV, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeze kubaha umugisha, mwebwe mwese abakomeje gukurikira ibiganiro tubagezaho kuri uyu muyoboro w'ivugabutumwa, umuyoboro wiyemeje kubagezaho ivugabutumwa mu ijambo ry'Imana, ndetse ukabagezaho n'amakuru avugwa mu bijyanye n'iyobokamana, ndetse tukabagezaho n'ikiganiro cy'iterambere. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe tugiye kuganira ku bijyanye n'iterambere, iterambere, uburyo umuntu yagera ku iterambere, ibintu ubuzima bukabasha guhinduka. Uyu munsi kandi turanabashimiye uburyo mukomeje kudukurikira mukora subscribe. Nk'uko bisanzwe iteka rero, amazina yanjye ni Hitimana Disimasi, mwene so muri Kristo Yesu. Reka tutarinjira mu kiganiro tubanze dusenge Imana. Mana, turagushimye, tugushimiye ko utajya udutererana, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye ko Mwami Imana yacu tuzadusiga, ahubwo uzakomeza kubana natwe. Ngaho nk'umugisha abantu bose bakurikirana ibiganiro byacu, kandi ibiganiro bihindure abantu kuba abakiranutsi, kandi ibiganiro bibashe gutera inkunga buri wese, abashe kunguka, abashe kubona umugisha mu byo akora. Tubisabye twizeye ko ubikoze, mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye, amen. Nshuti za Haleluya Amina TV rero, tugiye kuganira kuri bizinesi iyo ari yo yose. Nta bizinesi, hari bizinesi nini, hari bizinesi ntoya, ariko zose zihurira kuri bizinesi. Hari igihe rero ujya wicara uti bizinesi yanjye yarapfuye, cyangwa se bizinesi yanjye ntabwo itera imbere, ntabwo izamuka, bizinesi yanjye nta mafaranga irimo kumpa, ukumva urimo gucika intege. Ariko nshuti bavandimwe, ntabwo ukwiriye gucika intege, ukwiriye gukomeza gukora bizinesi yawe, kuko bizinesi yawe niyo itunga umuryango wawe, bizinesi yawe niyo iteza igihugu imbere, igateza n'abavandimwe n'inshuti imbere. Ntukwiriye rero gucika intege ngo uvuge ngo urayiretse kubera ko ubona itazamuka, ahubwo ukwiriye gusuzuma impamvu itazamuka. Ndetse hari n'igihe usigara uvuga ngo bizinesi yanjye barayiroze, bizinesi yanjye bayiteje amashitani, bizinesi yanjye ntabwo imeze neza, baranyanga. Oya, ahubwo ukwiriye gusuzuma impamvu ituma bizinesi yawe idatera imbere. Mu biganiro byatambutse twagiye tubakorera, twagiye tubabwira uburyo wakora bizinesi ukabona amafaranga, ndetse ukabasha no kuyavana ahantu hatandukanye. Twabarangiyeho amafaranga mwayakura. Abakurikira amavidewo yacu mujye mukomeza muyarebe, muzajya mubibona aho ushobora gushora imbaraga zawe ukaba wabona amafaranga ukayakoresha bizinesi. Iyo bizinesi rero wavunikiye ukigomwa, inzara ikakwica, ugasonza, ugakomeza ukabana nayo, ntukwiriye gucika intege ngo uyireke witwaje impamvu zimwe na zimwe, ngo barandogeye, ngo banteje amashitani, banteje inyabingi. Oya, ahubwo ukwiriye gutekereza neza impamvu. Hari impamvu esheshatu naguhitiyemo uno munsi kukubwira, zishobora gutuma bizinesi yawe utekereza ko yarozwe, utekereza ko bizinesi yawe yaba yararozwe, ariko ntago iba yararozwe, ahubwo hari ibyo uba utakurikije mu murimo wa bizinesi. Icya mbere, kugira ngo ukore bizinesi neza, ukwiriye kureba ahantu ukwiriye kuba ugiye kuyikorera. Ahantu ugiye kuyikorera, ese hari isoko? Ese hahurira abantu? Ese hari abakiriya? Ese hameze hate? Ese aha hantu nibashora bizinesi, nzajya mbona abantu baza kungurira, nzajya mbona abantu bankurikirana, nzajya mbona abantu bamfasha? Ese hari umutekano? Ese abantu bashobora kuhaza bashobora gutaha badahungabanye? Ibyo bintu uba ukwiriye kubanza kumenya ngo bizinesi igiye gukora nikorere hehe. None wowe uragiye ushinze bizinesi ahantu hatagera abantu, ahantu hatari abantu bahagera.
ngo uzabona amafaranga, none se nyine wayahabwa nande? Bizatuma utekereza ngo bizinesi nkora barayirose kubera ko uri kubona nta muntu winjira muri bizinesi yawe ngo aze abe yaguha amafaranga. Ukwiriye rero kumenya ahantu ugiye gukorera bizinesi uko hameze. Ikindi gishobora gutuma utekereza ko bizinesi yawe bayiroze, ni wowe ubwawe. Ushobora kuba utagira isuku, utagira isuku mu byo ukora cyangwa se aho ukorera. Umukiriya naza agasanga hari umwanda, agasanga hatameze neza, agasanga hadasukuye, ntabwo ubutaha azagaruka. Uzahita utekereza ko rero bizinesi yawe bayiroze, ariko si byo, ahubwo uwo mwanda, iyo suku nkeya niyo ituma abakiriya batabasha kugera iwawe. Ikindi cya gatatu gishobora gutuma utekereza ko bizinesi yawe bayishe, bizinesi yawe bayiroze, bizinesi yawe bayiteje amashitani, ni ibintu ubwawe washoye, waranguye. Niba ari imbuto, niba ari ibintu bicuruzwa, ukwiriye kumenya ngo ibi bicuruzwa ndanguye ni bizima, byarengeje igihe, byaraboze, byarangiritse. Ibyangiritse ukwiriye kubikuramo, ariko niba bikirimo umukiriya ukakimuha, nakibona mu bintu yahashye, nakibona azabona ko wamuhangitse, nabwo ntazagaruka muri bizinesi yawe, ntazaza kureba, ntazagaruka kongera kuguhahira. Ikindi cya kane gishobora gutuma utekereza ko bizinesi yawe yarozwe, ni kutagirwa inama. Kutagirwa inama, ukumva ko wihagije, ukumva ko ibintu byose ubizi. Ni byiza ko wemera kugirwa inama n'abakurusha ubumenyi, n'abakurusha inararibonye mu murimo urimo gukora. Bakakugira inama, nawe wagenzura neza, ukumva ukwiriye kuyikurikiza. Kwemera kugirwa inama. Umuntu akakubwira ati iki ngiki inaha ngaha ntago gikenewe, ntago gikenewe, ntago abantu bagikunda. Ukagira ngo wenda arimo arakurwanya, ukagira ngo wenda arashaka gusubiza inyuma, aragira ngo wenda arashaka kuguhombya. Mu murimo wa bizinesi ukwiriye no kwemera kugirwa inama. Icya gatandatu gishobora gutuma bizinesi yawe utekereza ko yarozwe, ni ukumva ko wagafashe, kumva ko wihagije, kumva ko ibintu byose ubizi, ubisobanukiwe, kumva ko abakiriya wabafashe, wabagezeho, kumva ko udahari nta wundi wakora, kumva ko wagafashe, kumva ko abantu wabifatiye, kumva ko bafite mu biganza byawe, ugatangira kubasuzugura, ugatangira kubatuka, ugatangira kubaserereza. Icyo gihe nta muntu uzagaruka muri bizinesi yawe, uzatangira ngo uvuge uti bizinesi yanjye yararozwe. Bizinesi rero nta wayiteje shitani, nta wayiroze, ahubwo wowe ubwawe ugenzure imikorere yawe. Nshuti mwari mudukurikiye rero, ikiganiro nari mbafitiye ni icyo ngicyo. Imana ikomeze kubampera umugisha, ubundi wibuke gukora